Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Ni Imana yuje urukundo, ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'impuhwe n'imbabazi, yaturinze none twongeye kubona umucyo utamurura umwijima. Igitondo kirabonetse, turahumeka, twaryamye birakunda, tubyutse birakunda, yemwe dutambutse birakunda. Reka rero duhimbaze Imana yacu, yabikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka abahumeka twese tugire tuti icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa Mana yacu bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Tubaha ikaze rero mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Reka nkwibutse yuko twasoje igihembwe cya kabiri, ubu twinjiye mu gihembwe cya gatatu. Ni igihembwe cya gatatu kirimo amezi atatu, Nyakanga, Kanama na Nzeri. Iki gihembwe tugiye kukimara twiga igitabo cyo kuva. Igitabo cyo kuva ngiki cyo tugiye gusesengura. Rero reka nkwibutse yuko uyu munsi wa none twatangiye icyigisho cya mbere, kandi icyigisho cya mbere ndakwibutsa umutwe wacyo uvuga ngo gukandamizwa, ukuvuka kwa Mose n'uko ibihe byari bimeze. Ni ibintu bitatu tuzasesengura muri iki cyumweru. Ugukandamizwa kwakorewe ubwoko bwa Isirayeli buri mu gihugu cy'uburetwa, ariko kandi tuzareba no kuvuka kwa Mose. Ese Mose yabonetse ati umucunguzi w'ubwoko bw'Imana? Noneho tuzanareba nuko ibintu byari bimeze muri icyo gihe. Icyo kwibuko cyacu twakibonye mu gitabo cyo kuva igice cya gatatu umurongo wa 23 kugera ku wa 25. Ni amagambo atwereka uburyo Abisirayeli batakishijwe n'uburetwa bakoreshwaga. Haravuga ngo Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya! Abana b'Imana barataka, Uwiteka kumva. Nshuti muvandimwe, nta gutaka na kumwe Uwiteka yirengagiza. Ugutaka kose kw'abana be arakumva. Ahubwo ikibazo, tumutakira mu buhe buryo? Hari igihe tumutakira ariko tugeze mu kaga gusa, ariko kandi twaba mu byiza tukabyibagirwa. Reka mu bibi no mu byiza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, tujye duhora tubwira Uwiteka ibyiza, tubimushimire, ariko kandi nanone agahinda kacu n'imibabaro yacu tuyimubwire. Uyu munsi rero ingingo yo kwa kabiri iratubwira ngo uko ibintu byari bimeze dushingiye ku mateka. Ese muri iki gihe cy'uburetwa bw'Abisirayeli byari bimeze bite? Ninde wabakoreshaga uburetwa? Ngingo tugiye kureba. Turagushimiye Uwiteka, Mana ikomeye. Abana bawe duhagarareho, uduhe kwiga ijambo ryawe uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2025. Ingingo itubwira ngo uko byari bimeze dushingiye ku mateka. Icyo gihe rero umuryango wa Yakobo nibwo wageraga mu Egiputa. Byari byagenze gute? Hari hateye inzara mu gihugu cy'i Kanani, nk'uko tubibona mu itangiriro igice cya 46. Hamaze gutera inzara ikomeye cyane. Abana b'Imana hari hasigaye ibyo kurya hari mu Egiputa. Bagombaga koherezayo intumwa zijya kubashakira icyo kurya. Umwami w'Egiputa yakiranye urugwiro ubwoko bw'Abaheburayo. Hari impamvu yabiteye, bitewe na Yosefu, kubwo ibintu yari yarakoreye Abanyegiputa. Uribuka ko Yosefu amaze kugurishwa mu Egiputa, ntabwo Yosefu yegeze ahisha inkomoko ye. Yemwe n'abamugurishije ntibayihishe. Yosefu yari azwi uwo ari we. Byari bizwi ko ari Umuheburayo. Igihe rero umwami yumvise yuko hari Abaheburayo bandi baje guhaha mu gihugu cyabo, kandi uyu Muheburayo witwa Yosefu niwe wari waratanze inama yo guhunika, yari yarakoze byinshi cyane byunguye igihugu. Ibyo rero byatumye umwami abakirana urugwiro. Dufite igihamya kiboneka mu gitabo cy'itangiriro igice cya 41 umurongo wa 41 kugeza kwa 43, aho batubwira ngo Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta,
iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye. Bakajya bamurangana bati nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Haleluya. Yosefu wari uri kumwe n'Imana ageze mu Egiputa, nshuti muvandimwe, umwami w'Egiputa yaramukunze kubw'ubwenge Yosefu yari afite bukomoka ku Mana, kubw'inama nziza Yosefu yari afite. Yatangaga inama zubaka, yatangaga inama zungura umuryango, zifasha abandi. Ese twebwe inama zacu muri iki gihe dutanga n'izihe? Abavandimwe bawe bahiziye nama, inshuti zawe zihiziye nama. Ese ni inama nziza? Hari impamvu rero Yosefu yageze ku ntsinzi. Hari impamvu yabashishije Yosefu kugera kuri ibi byose, kugera ubwo yicazwa mu igare rikurikira rya Farawo, akambika umukufi w'izahabu mu ijosi. Abo mu Egiputa bose aho yanyuraga bakamupfukamira, umwami akamwambika impeta ye nk'ikimenyetso, kandi amubwira ikintu gikomeye ati nkweguriye igihugu cyose. Iyi ntsinzi na Yosefu yayikuye he? Itangirira igice cya 37 uhereye ku murongo wa 26 haratubwira ngo, Yuda abwira bene se ati, kwica mwene data no guhisha amaso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abari Abashimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukabakara kamwe. Bene se baramwumva. 28 hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abashimayeli ibishike by'ifeza 20 bajyana Yosefu mu Egiputa. Uyu yagiye ari umugurano, yagiye ari umugurano. Ariko ageze mu Egiputa Uwiteka abana nawe. 39 umurongo wa 2 haratubwira ngo Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Icyo ni icyambere. Uwiteka yabanye na Yosefu, agira ukuboko kwiza. Iki kizirikane, uri kumwe n'Uwiteka agira ukuboko kwiza. Aba mu nzu ya shebuja Umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Byageze aho Farawo nawe abona yuko Yosefu ari kumwe n'Imana koko, yuko Imana iri kumwe nawe. Imana yari yaramuhaye kugira ukuboko kwiza. Nuko ibyo Imana yakoreye Yosefu n'abandi barabibona. Yosefu nawe yubahaga Uwiteka. Ibyo byari ku murongo, ntiyicaga gahunda y'umwami, yakoraga uko yasezeranye n'umwami, yatunganyaga akazi kadakoreye ku jisho, yarubahaga. Ngibyo bikwiye kudufasha, ngibyo bikwiye kuturanga kugira ngo tugere ku ntsinzi. Ubwoko bw'Imana rero bwari mu Egiputa, kandi Yosefu yari kumwe, kandi igihe kigeze Yosefu yabanye nabwo. Ubwo bari bamaze kugwira, umwami yari yaramuhaye ubutware. Ariko hari igitangaje, amateka yizewe cyane yerekeranye n'inkuru ya Yosefu n'ayakurikira. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 1 umurongo wa 8 kadusomera isomo. Igitabo cyo Kuva igice cya 1 umurongo wa 8 hari amagambo atubwira ngo, mu Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu.
Yosefu yari afite umwami umuzi bamenyeranye, umwubaha, wa wundi wakoze bya bindi byose. Ariko nk'uko mubizi, ubuzima bw'abana b'abantu bushira vuba. Uyu mwami yaje kuvaho hima undi mwami, ariko ingorane ikomeye, uyu wimye ntabwo yari azi Yosefu. Uyu rero ni Ahimosi, watwaye kuva mu mwaka w'1570 mbere ya Kristo, ugakomeza ukagera mu mwaka w'1546 mbere ya Kristo. Iyi myaka yose ni mbere ya Kristo, ubyibuka ubizirikane. Kandi wibuke yuko iyi turi muri ya myaka babaraga basubira inyuma. Niyo mpamvu turi kuva mu mwaka w'1570 tukamanuka tukaza mu mwaka w'1546 mbere ya Kristo. Hakurikiyeho rero Amenhotepu wa mbere. Uyu nawe yatwaye mu mwaka w'1553 mbere ya Kristo. Araza agera mu mwaka w'1526 mbere ya Kristo. Aha turi ni mbere ya Kristo, ubyibuke. Uyu rero Amenhotepu wa mbere ngo yari umutegetsi watinyaga Abisirayeli. Uko gutinya rero kwamushoraga kukubakandamiza. Burya nubona umuntu agukandamiza cyane nuko abagutinya. Abisirayeli yarabatinya, abona bari konye, aravuga ati reka mbongerera ububabare n'uburibwe, ahari wenda ntibaziyongera, ahari wenda bazabura ibitekerezo. Ariko reka nkubwire, uko wakandamiza uri kumwe n'Imana, uko wahonyora uri kumwe n'Imana, ntabwo imigambi yafata. Nyuma yaho rero haje kwima Titimosi wa mbere, wimye mu mwaka w'1525 mbere ya Kristo, arazageza mu mwaka w'1512 mbere ya Kristo. Uyu rero Titimosi wa mbere niwe watanze itegeko ryo kwica abana b'abahungu bose b'Abaheburayo nk'uko amateka bivuga. Yari afite umukobwa witwa Hatshepsut, kandi uyu nawe yaje kuyobora uhereye mu mwaka w'1553 mbere ya Kristo, araza aragera mu mwaka w'1483 mbere ya Kristo. Kandi bikanavugwa yuko uyu Hatshepsut niwe watoraguye Mose amugira umuhungu we, niko amateka bivuga nk'uko umwanditsi abitubwira. Uyu rero Farawo Titimosi wa gatatu nawe waje gutwara mu mwaka w'1554 mbere ya Kristo, akageza mu mwaka w'1450 mbere ya Kristo. Niwe wamaze igihe ategekana n'uyu mukobwa witwa Hatshepsut, uyu waje watoraguye Mose. Akaba ari nawe Mufarawo uvugwa mu gitabo cyo Kuva. Ni amateka, ni imibare, ariko ibi ntibigusobe. Nongere nkwibutse yuko yari ya myaka babaraga basubira inyuma. Ariko kandi nanone wabivuga ukavuga mbere ya Kristo. Mbere ya Kristo na nyuma ya Kristo, iyo uri kwiga iby'amateka ujye ubiha agaciro cyane. Umwaka mbere ya Kristo cyangwa nyuma ya Kristo. Dukurikije uko imibare yizewe bivuga, ukuvanwa mu Misiri rero kwabaye kuva mu mwaka w'1450 mbere ya Kristo. Kugira ngo tumenye igihe rero Abayiburayo baviriye mu Egiputa, reka dusuzume imirongo yo muri Bibiliya ikurikira. Hari Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 13 kugera ku wa 16. Aharatubwira ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 414.
nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera ubwa nyuma, bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi, ariko wehoho uzasanga ba sogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Imyaka 400 y'uburetwa niyo yahanuriwe Abaheburayo ko bagombaga kumara. Igitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo wa 40 kugeza kwa 44. Imirongo yose tuyisome kugira ngo bisobanuke. Umurongo wa 40 w'iki gitabo cyo Kuva uratubwira ngo imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho n'umunsi n'umwe, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Imyaka 400 uko Uwiteka yayivuze mu gitabo cy'Itangiriro 15, niko no mu Kuva bayitubwiye, kandi ngo ni ingabo z'Uwiteka zamaze. Iyo bavuze ingabo z'Uwiteka ni ubwoko bw'Uwiteka. Mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11 umurongo wa 26 naho hari isomo baduhaye. Abacamanza 11:26 baratubwiye ngo Abisirayeli ko bamaze imyaka 300 batuye i Heshiboni no mu birorero byaho, no muri Aroweri n'ibirorero byaho, no mu midugudu yaho iri ku nkengero ya Alumoni, niki cyababujije kubigarurira muri iyo myaka yose? Abamoni. Inyuma baratubwiye ngo ugukiranirwa kw'Abamoni kuzuye, kutaruzura. Naho mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 6 umurongo wa 1 bati hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa 2. Aha mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa naho hari icyo bavuze kijyanye n'aya magambo turi kwiga, n'aya mateka. 7:6 maze Imana iravuga iti urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cy'abandi, bazabahindura ibiretwa, babagirire nabi imyaka 400. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana ntiribeshya, Bibiliya iruzuzanya. Reba nawe uko mu bitabo by'isezerano rya kera biza bigahuza n'isezerano rishya, icyo Uwiteka yavuze kiba ari ukuri. Nshuti muvandimwe, reka tuzizere Imana. Ariko kandi twagera mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 16 na 17 bakatubwira ngo nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti n'urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi: nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa ngo avuguruze uwasezeranijwe. Haleluya! Isezerano ry'Imana ntirihinduka, ntabwo rihinduka. Tumaze gusoma aya magambo n'aya masomo yose, igice cya mbere cy'igitabo cyo Kuva kivuga ibintu byabaye mu gihe kirekire.
uhereye mu gihe cya Yosefu, ubwo se Yakobo n'umuryango we wose bamukiraga mu Egiputa, kugeza igihe Farawo yategekeye ko abana b'abahungu bicwa. Nubwo hari impaka zihari ku byerekeranye n'umubare nyawo w'imyaka, icy'ingenzi ni uko nubwo ubwoko bwe bwari mu bubata mu gihugu cy'amahanga, Uwiteka Imana ntabwo yigeze ibyibagirwa, yarabuzirikanye isohoza isezerano ry'icyo yari yaravuze. Ni ukuvuga ko nubwo ibintu byari byinshi byerekeranye n'Abaheburayo bari mu Misiri, kandi icyo gihe byari bikiri mu bwihisho, nibura kugeza ubu ihishurwa ry'imico y'Imana riracyagara ku mpapuro z'iki gitabo, nk'uko rigaragara mu byanditswe byera byose. Dushobora kumenya ko uko ibintu byari bimeze kose, uko ibintu byaba bimeze kose, Imana ihora ihari, kandi dushobora kuyiringira mu bihe bibi byose twaba turimo. Inshuti muvandimwe, Imana yarengeye ubwoko bwayo. Imana yatanze isezerano ku bwoko bwayo by'igihe cy'imyaka 400, ikomeza kurizirikana kugeza ubwo igihe cyageze Imana ibakura muri bwa buretwa nk'uko yari yarabivuze. Dore Imana itica isezerano, dore Imana itica isezerano, ni Imana ikwiye kwiringirwa, ikora bya bindi byose. Amateka atwereka neza yuko umwami utaruzi Yosefu yimye, ubwoko bw'Imana bugira ingorane zikomeye cyane. Ariko nubwo bari mu buretwa, Imana yakomeje kubana nabo, ibaha kwihangana. Nshuti muvandimwe, ubu buretwa turimo bw'iyi si, ugire kwihangana. Imana ntirakakwibagirwa, Imana irakuzi, izi uburyo uteseka ushakisha imibereho, izi uburyo uteseka ushaka minerivare y'abana, izi uburyo uteseka ushaka amafaranga y'ubukode bw'inzu, kandi Imana irabireba iyo ushaka ifunguro ry'umunsi. Imana irabireba kandi irabizi iyo wiganyira iby'umwambaro. Imana irabireba kandi irabizi iyo wabuze uko ugenza, wabuze epfo na ruguru. Reka ibi bitwugarije byose, ibi bitumereye nk'uburetwa bwa Farawo, ibi bitumereye nk'uburetwa bwakorerwaga Abayisiraheli, iyi si iradukoze irya n'ino, iyi si yadushyize mu buretwa. Ariko icyo ugomba kumenya ni uko Imana yatanze isezerano na n'uyu munsi gihari, kandi turi Abayisiraheli mu buryo bwa Mwuka. Amateka yacu arasa na yabo. Reka Imana itugirire neza, iduhe kuyinambaho no kuyikomera, kabone nubwo hakwima umwami utazi Yosefu. Kuri twebwe komera kandi ushikame. Ibihe turimo birashishana kandi birarura, ni ibihe tubura abacu, turapfusha, turashyingura uko bukeye n'uko bwije, abo twakundaga tukababura. Turahura n'ibitubabaza biduteye ubwoba. Akarengane ni kenshi kuri iyi si, tukakareba tukabura icyo dukora. Abagabo barica abagore babo, abagore barica abagabo babo, abana ntibacyubaha ababyeyi, abantu barambara ubusa bakumva ntacyo bibatwaye, abagabo bararyamana n'abandi bagabo, abakobwa bakaryamana n'abandi bakobwa. Isi yacu iradukoze irya n'ino. Gusa ariko ibyayo byose birerekana kugeze ku musozo. Imana iduhe gukomerera muri yo, mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mwongere ubugingo bwacu, tugushimiye ko duhaye kwiga ijambo ryawe. Ubane natwe, ubuntu bwawe, ineza yawe reka bikomeze kuba kuri twebwe, kandi amahoro utanga agwire mu mitima yacu. Tweretse abadamu batwite, imfubyi n'abapfakazi, abari ku bisasiro byabo bagirire neza, barembejwe n'uburwayi, abari mu mazu